indirimbo indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Ureba izawe ntabwo ugeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, harabashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo, ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivugwa ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero ndetse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Ntabwo ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe gasora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Undi gutebya nabyigiye kuri Bruce niwe utebya niwe watebeje mbere nimba ari gute. Niwe wabizanye imbere. Agaca no mu gikara kabinyigisha. So rero nagerageje kubahiriza homework yampaye, and yeah, that's what happened. Ndagusuje kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho uri hose, udahwema kuba natwe hano kuri Afronto Empire. Ndizera ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ugiye uherereyemo. Ndizera ko uri amahoro. Nge ugusuhuza nitwa Afronto Badman cyangwa se nyita Badman Afronto ku mbuga nkoranyambaga zose. Wandikamo Afronto Badman ugahita ubona account zanjye ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye. Ngo ikaze rero mu minsi yashize turabizi neza ko hari battle imaze iminsi isakuza hirya no hino. Abandi bati turi team B, abandi turi team Bruce, abandi turi team The Ben. Ni ibintu byagiye byafashe indi ntera nkiko ari n'ubwa mbere mu muziki nyarwanda habayeho ikintu kimeze nka kuriya, kimeze nk'ihangana hagati y'abahanzi babiri. N'ubwa mbere hari habayeho ikintu kimeze kuriya. Tuje no kubiganiraho mubwire imva n'imvano y'ibi bintu, ese byatangiye gute kugeza ubwo bimeze uko nguko. Ariko mbere uko ntangira ndagira ngo bananone nihanangirize n'abantu bavuga ngo ibi bintu ngo bari gutwikira nk'igitaramo turabizi neza ko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026 hari igitaramo kizahuza Bruce Melody ndetse na Tiger B. Abantu rero bari kujya bakavuga ngo no kugira ngo batwikire igitaramo, ariko ndakubwiza ukuri ko ntaho bihuriye ku bijyanye no gutwikira iki gitaramo. Reka turebere hamwe imva n'imvano y'ibi bintu byatangiye bite. Uyu munsi none muri kubona icyo biri gukora mu ndirimbo zagiye zikorwa n'abahanzi bombi. Sasa ni ukuvuga ngo ibi bintu byatangiye mu mwaka wa 2017 ubwo uwitwa Bruce Melody yagiye kwaka collab uwitwa The Ben. Twanabonye no mu mashusho ya The Ben uwitwa Tiger B, twabonye amashusho yabyo. Uwitwa Bruce Melody ajya kwaka collab The Ben. Uti byagenze bite rero? Uyu Bruce Melody yagize atya ajya kwaka collab The Ben, n'ubundi ajya kwa The Ben, gusa ntabwo ndishowa neza niba kuko yaragiye yambaye kiriya kirato kiriya gikweto kimeze kuriya nkuko twabonye amashusho y'indirimbo ya The Ben. Uwitwa Bruce Melody ageze kwa The Ben babanza kumuhereza inkweto, gusa kuko nibyo byarabaye 2017. Bruce Melody kuko yagiyeyo ajya kwa collab The Ben, gusa yagezeyo kwa The Ben ngasanga witwa The Ben Tiger B igisamakwe ngo ari kwikinira PlayStation. Ni imikino igiye itandukanye abantu bakina, akoresha telecommande agenda akina ibintu runaka, akina imikino tu. Sinzi niba uyu mukino abantu bawuzi, gusa uwitwa The Ben rero ngo yamuriye sini, amurya sini, amwereka wo kwicara, ariko ntiyamuvugisha, ntiyamwitaho, nuko birangira uwitwa Bruce Melody yivumbuye arataha. Nuko byatangiye, gusa noneho byaje gukomera ubwo uwitwa The Ben yavaga muri Amerika aje kuba mu Rwanda. Ni mu myaka mike cyane ishize, mbere yuko The Ben asezerana nibwo yafashe umwanzuro kuva muri Amerika akaza kuba mu Rwanda. Uwitwa Bruce Melody rero ashobora kuba yarabibonye nkuko amakuru agenda agaruka abitubwira, akabona ko Tiger B aje mu Rwanda, yaramwimye korapo ndetse akabona kaje no kumuzimya, ahubwo atangiza ikintu kimeze nk'intambara, agatangira kumusuka amabombe kuri Tiger B. Ubwo rero ubwo The Ben yazaga mu Rwanda hari byinshi byagiye bibana, nge murabizi ku mbuga nkoranyambaga.
nakubwira ko The Ben yagiye ahura n'ibintu bigiye bitandukanye. Muri byo harimo uko abanyamakuru bamwe mu banyamakuru tutazi icyari kibyihishe inyuma bagiye bajya mu muryango wa The Ben bakagurira papa wa The Ben inzoga akamwa agasinda akavuga ibintu biterekeranye n'ibintu byagiye ibyinshi murabizi nuko byagenze. Ntabwo tuzi niba ari Bruce Melody byihishe inyuma cyangwa se singiye gushinja ko ari wowe ubiri inyuma, gusa byarabaye. Abantu benshi murabizi ko papa wa The Ben yasindaga bamuguraga inzoga akanywa agasinda akavuga ibintu biterekeranye kuri kamera. Si nibyo gusa kandi uwitwa Kumfata ku mavuta n'umunyamakuru ukomeye cyane navuga ko yari akomeye nawe ntabwo byagenze neza kubera yuko ubifata ku mavuta umunsi ku wundi yasuraga episode cyangwa se amavideo agiye atandukanye avuga The Ben nabi. Byaje no kurangira afunzwe agiye muri gereza. Ntabwo tuzi ngo ninde, gusa byavugwaga ko hari umuntu byihishe inyuma ibyo kufata ku mavuta cyane ko nari kibazo bari bafitanye. Byavugwaga ko hari umuntu wihishe inyuma kuvuga afata ku mavuta The Ben nabi, akavuga The Ben nabi muri episode za buri munsi yaramugize content. Niko nge nabivuga, bivuga ko hari umuntu wari ubyihishe inyuma. Uyu munsi fata ku mavuta arafunze. Abenshi turabizi ko fata ku mavuta afungiye muri gereza y'Inyarugenge Madrid Mageragere. Ibi ngibi ntago ngiye kumuseka ko fata ku mavuta afunze bajya bavanga umugabo mugaseka imbohe. Nge ntago ngiye kumuseka kuko ntacyo umugabo atakora kugira ngo agire ikintu akora, agire icyo yinjiza. Ariko none The Ben hano muri indirimbo ye yayisohoye aherutse gusohora ejo bundi yitwa Indabo Zanjye, hari message navuga ko yatanzemo. The Ben avuga ko ngo bidasaba kwica kugira ngo ubone ifunguro rwose, ntabwo bisaba kwica. Iyo niyo message nanjye nagendera fata ku mavuta, ntibisaba kwica kugira ngo ubone ifunguro. Yego, ariko n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga witwa Bruce Melody byakomeje kujya bigaragara ko ari gusuka bombe ku witwa The Ben. Turabizi cyane yakomeje ashotora uwitwa The Ben, amushotora mu buryo bugiye butandukanye. Turabizi ko Bruce yigeze kuvuga ngo ntiyakita izina ry'agakoko nk'izina ry'agasimba. Icyo gihe yavugaga The Ben, turabizi. Si ibyo gusa kandi yagiye agaragaza video za The Ben, bya bindi by'ishanga avuga abishyira muri video z'indirimbo ze. Bwose n'ubushotoranyi bwagiye bukorwa na Bruce Melody. Si nibyo gusa kandi twigize kwiyumvira Bruce Melody avuga ati abo ngabo ba The Ben ngo bazaze abahanzi bakuru dufite mu gihugu, ariko Bruce agatinyuka ati bazaze ngabo kubite udukoni kunda. Ni ibintu byagiye bitrendinga cyane. Ibyinshi mwagiye mubyibonera namwe, mwagiye mubibona n'amaso yanyu ku mbuga nkoranyambaga. n'ibintu byagiye bitrendinga cyane. Kuri uyu munsi wa none reka nkubwire ko uwitwa Bruce Melody iyi indirimbo yashyize hanze, ni indirimbo imaze iminsi 11 igiye hanze. Kuri ubu ngubu indirimbo Munyakazi ya Bruce imaze kurebwa n'abasaga, kumva ko n'abantu batari bakeya cyane bamaze kuba bayireba mu minsi 11 iciyeho. Nawe kandi indirimbo ya Bruce ya The Ben Indabo Zanjye nayo ni indirimbo iri kurebwa cyane muri iyi minsi. Iyo mu minsi isaga iminsi itari myinshi cyane, mu minsi 2 gusa imaze kurebwa n'abantu 416. n'abantu nabo bamaze kuba bayireba. Amakomenti nayo ari kuza agaruka ko Bruce Melody The Ben akaba yabaze nta kinya kuwitwa Bruce Melody ngo nta miyaga yashyizemo. Abandi bavuga ati ngo Bruce ngo yakoresheje akavideo gato cyane agaragara aho umusatsi wa The Ben. Ariko imbuga nkoranyambaga abantu benshi bari kuvuga ko ngo The Ben nta miyaga yashyizemo, kuko reka tugaruke kuri bintu bigaragara muri indirimbo ya The Ben byose tubive imuzi, byose tubisesengura turebe ngo ni ibiki, kuko ni ibintu byinshi cyane bigaragara. Iyi ndirimbo itangira amashusho agaragaza uwitwa no kuvuga ko ubundi iyi ndirimbo hagitinzemo umuntu akagitinga mwanya wa Bruce Melody. ni umuntu usanzwe ukina mu mafilime makomedi yitwa Nyamabondo, abantu baramuzi ku mbuga nkoranyambaga. Indirimbo itangira uyu Nyamabondo wagitinga mwanya wa Bruce Melody ari kwa muganga, ari gukora muri kitwa plastic surgery room. Uwakorewe surgery turamuzi ni Bruce Melody, niwe wayikorewe. Nuko rero video iyi ndirimbo itangira. Muri indirimbo kandi haza kugaragaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo ngiye kukomeza nakubwira.
iyi ndirimbo igaragaramo umuntu uri kunywa ibiyobyabwenge ari mu mafaranga kuyabara bikamunanira kandi n'unyamabondo ukomeza kuhatinga ugaragaza Bruce Melody kuyabara byamunanira agahita yihitamo kwinywera ibiyobyabwenge kabisa hariya ibinini akabikurura somehow ukuntu kubabonye video y'indirimbo ndakeka mwabibonye. Igaragaramo kandi umuntu nanone ugiye ku kibuga cy'indege wagira ngo hari umuntu bagiye kwakira. Turabizi ko mu myaka yashize uwitwa Kiss Daniel yagize atya aza mu gukorera igitaramo mu Rwanda, hanyuma uwitwa Bruce Melody yagize atya ajya kwakira Kiss Daniel. Turabizi ku kibuga cy'indege uko byagenze, bivugwa ko Kiss Daniel Bruce Melody yajyanye n'abasista bajya kwakira Kiss Daniel, ariko ngo ntago byagenze neza kuko Kiss Daniel yakiye indabo yakiye indabo z'abakobwa bari kumwe na Bruce Melody, ariko indabo za Bruce Melody ngo ntago yigeze zakira niko bivugwa, kuko muri video binagaragara ko iyi ndirimbo The Ben yakoze bigaragara ko indirimbo indabo uyu nguyu umunyamabondo afite birangira azitaye ku kibuga cy'indege akaziyajugunya akigendera. Sibyo gusa kandi bigaragaramo nkuko natangiye mbikubwira, igaragaramo umuntu wambaye igikweto gishaje rwose, aje kwa The Ben bikarangira bamuhaye inkweto byo natangiye mbikubwira, ubundi bikarangira bamuhaye inkweto nshyashya za Air Force. Aha nako kandi nakubwiraga ko ntazi neza ntarishwa neza niba koko uyu Bruce Melody bishoboka kuba baramuhaye izi nkweto. Tuturajya kuri kandi reka tuturajya kuri twumve Ama G The Black uruhande ahagazeho. Ama G The Black no muhanzi ukora hip hop nyarwanda, abantu benshi baramuzi hip hop, yakoze Nyabarongo, yakoze amahit menshi cyane. Ama G The Black binavugwa ko kandi yabanye igihe kitari gito yabanye na Bruce Melody. Reka twumve uruhande ahagazeho ubundi Ama G The Black no ruhe, reka turwumve turaje mukanya. Mugati nakugabure hora uzo kugera uri kumbwira ngo ndi kugushakiraho so ubundi nko gushakiyeho kuvuga ko nziranye na Melody ni ikibazo. Yaribagiwe disi none yibagirwa kurushaho, kuko natibagirwa kurushaho. Ariko nje mfana The Ben, none n'uwo muntu mushyira kuri iyo timu na waramufana Melody afana The Ben, none ku izina ry'Imana ishobora byose nuko hari mashini yanjye banyibye ngo nkumvishe indirimbo yitwa Amahirwe ya Nyuma umusaza yakoze cover zafa kugorera. So wenda tugana ku musozi w'iki kiganiro, nanone abantu benshi bari kwibaza ngo amaherezo y'ibi bintu ni nayahe. Abantu benshi hirya no hino bari kwibaza ngo ese ingi bintu bizarangira gute. Gusa nanone reka nkubwire amaherezo y'ibintu ukuntu ashobora kuzarangira. Reka tubanze twumve Bruce Melody ukuntu abivuga, ukuntu Bruce Melody abisesengura ko bishobora kuzarangira. Bruce Melody nkuko tujye kubyumva muri iyi video avuga ko ngo igitaramo ngo burya ngo nicyo gisobanuro cya byose cy'ibi bintu, ngo igitaramo kiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ngo kizashyira akadomo kuri ibi bintu. Ariko se ni gutyo mubibona? Reka twumve Bruce Melody ndaje mukanya. Music art ni Imana itanga. Kandi n'umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo yashobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa nanone kubera ko twese twahamugisha tugahabwa impano, nkaba mbona iyanjye narayikoresheje cyane kurushiye. Of course kubera ko wicunge neza reka ubirebere no mu album, ubirebere no mu byasohotse, urebe mu bitaramo twakoze, urebe mu nzira zose no bikombe twatwaye. Uzabona urwego rw'imiziki nakoze uko iremeye uko ingana nuza muri kiriya gitaramo. Melody ntiwatinye kuvugira imbere mu maso ya The Ben n'isi yose ko ari we muhanzi wa mbere. Rega ndi umuntu ariko se uzamenya ryari ko twahawe iby'isi ngo tubiyobore. Ugize ngo iki? Haleluya. Uravuze ngo ibyo bintu wakoresheje amagambo muri conference, twizere ko ejo bundi mu bikorwa uzabishyiraho akadomo bikava mu magambo bikajya mu bikorwa ukagaragaza ko uri umuhanzi wa mbere. Ikiza ikintu nkundira music, umuntu ukora umuziki n'umufana buriya ntitugira amatwasa. Yego. Abahanzi dutekereza cyane cyane kugucreya, ariko abafana bo batekereza mu kwenjoyinga, kwishimira ibyo tuba twaderivarinze. Nishimiye ko iki gitaramo kizabera imbere yabo. Yibaba we. Ariko ndapfuye. Uravuze ngo ejo bundi abafana bazicira impaka. Ewana sibo ba boss bacu, se niwe ba boss. Nukuvuga ngo izi mpaka zakomeje kuvugwa n'ibyavuzwe byose n'ibyajujuwe mushize
urubanza imbere y'abagenerwabikorwa bagiye gushyiraho akadomo cyane rwose kubera ko ubundi niba nkora ibintu bugacya mu gitondo abantu bakabyigana ubwo performance nzakora kugira ngo bayigane birabasaba umwaka utaha. Jesus Christ, none se bayigana batarayibona? umuntu uri i Kigali tuzajya muri iki gitaramo ufite ikibazo gikomeye. uzabireba mu magambo yawe uti ni gute nshyiraho dread bagashyiraho wigi nk'izacita? uravuze ngo nta kuzunguza umutwe kuzabaho muri performance. oya yakambara imeze nka casque. urabona ka kabona bafungana? Yego. njye ni creative man, ngomba kugutamo n'amayide. ariko ikidaba kituzanyana n'umuziki tutarasoza. Ariko kandi ikiganiro cyacu reka mbanze mubwire ko nanone hari indi video iri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga igaragaza witwa Uwikeza Pamela, umugore wa TPN yasezeranye na TPN mu mategeko imbere y'Imana. Ibi turabizi ko babana ndetse bukaba baramaze no kwibaruka umwana umwe w'umukobwa. Iyi video iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga igaragara witwa Uwikeza Pamela ari kuvuga ko akunda indirimbo ya Bruce Melody ngo yitwa Bruka. Indirimbo nkunda mu Rwanda muri no minsi ni indirimbo yitwa Bruka ya Bruce Melody. Murabizi aririmba neza, ndakeka ama awards yose agenda afata muyazi, murabizi ko afite ijwi ryiza, so warakoze cyane gukora iyi ndirimbo. Reka mubwire ku iyi ndirimbo, uva iyi ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Bruka ni indirimbo imaze imyaka 6 igiye hanze yitwa Bruka. Bruce Melody abatayizi muri music kugenda mu girebe yitwa Bruka ni indirimbo kabisa muri iyo myaka yana trendings. Uwitwa Uwikeza Pamela ari video iri kugaragara avuga ko iyi ndirimbo ngo ayikunda, ashimira Bruce Melody, avuga ati barakoze gukora iyi ndirimbo. Ese ku by'iyi ndirimbo kuki abantu muri kugira ibibazo cyane bavuga se ese uyu mugore wa TPN we ngo afana Bruce Melody, ugasanga abantu bari kubitindaho cyane. Gusa ndakubwira ko mu myaka n'undi ngiyo 6 iciyeho witwa Bruce Melody ndetse na Pamela barakoranaga. Amakuru ahari ari serious nuko hari project Uwikeza Pamela yigeze guhuriramo na Bruce Melody. Reka turebe sasa muri imyaka 6 iciyeho tubirebere hamwe. Ese The Ben we n'izindi yimbe yarakize hanze muri imyaka 6 iciyeho muri imyaka bivugwa ko Uwikeza Pamela yakundaga iyi ndirimbo yitwa Bruka. The Ben we yarahagaze atereka nabyo tubirebeho. Ni ukuvuga ngo muri iyo imyaka 6 iciyeho uwitwa The Ben indirimbo yarafite hanze ni yitwa yes Kengel Naf. Iyi ngiyi murayizi cyane yikoranye na witwa Otile Brown Kengel Naf. Siyo gusa kandi yarafite indi ndirimbo hanze yitwa Vazi. Murayizi cyane Vazi. Kuri ubu ngubu imaze kuribwa n'abantu miliyoni 7,200 ndetse iyo Otile Brown na The Ben iyo bashyize hanze abakita Kengel Naf iyo imaze kuribwa na miliyoni 4,700. siyo ndirimbo gusa iri hanze mu 6 ishize, nuko hari n'indirimbo yindi yitwa Ndaje niyo imaze imyaka 6 igiye hanze, iyo imaze kuribwa n'abantu miliyoni 5,800. siyo gusa kuko hari n'indi nayo yitwaga Naremeye iyo imaze kurebwa n'abantu miliyoni 6,200. gusa nabo nagiye nakubwiye kubijyanye n'indirimbo ya Bruka iyo mu myaka 6 yo iri imaze kurebwa ite. Iyi ndirimbo yitwa Bruka yo imyaka 6 turabizi ko imaze gucaho, gusa yo imaze kurebwa n'abantu basaga 276,000. uri kumva ko harimo itandukaniro. Ntabwo nzi ikintu Uwikeza Pamela iyi ndirimbo yayikundiye, gusa buri wese agira ibyo akunda, agira abantu bagira amahitamo agiye atandukanye mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'umuntu. Ngibyo rero ngayo nguko ibya TPN na Bruce Melody, ngayo nguko wakoze cyane kuba natwe hano kuri Affront Empire. Mbifurije kumusoro kugira ibihe byiza, wakoze cyane kuba natwe hano kuri Affront Empire. Wari kumwe